Nge nagiye kwiyahura kwa Mutangana Imana inkurayo. Ngiye kwiyahura ari akaruma gasyati inkurayo. Iyi Imana iratabara najugunywe muri Nyabarongo indokorayo. Iyi Imana iratabara. Iyi Imana igira neza. Yewe natemwe umuhoro mu mutwe bagiye kunyica Imana irandokora. Iyi Imana rero igira neza. Kuba nkivuga Imana rero suko ari imbaraga zanjye. Kuko ibihe turimo ntago ari ibihe byo gusekarega. Nta nubwo ibihe turimo ari byo kudamarara. Ibihe turimo ntago ari byo kwambara costume. Ntago ibihe turimo ari byo gutegura umwenda mwiza ukawushyira hariya. Ni ibihe byo kwambara ibigunira ugasenga. Nukuri ndayibona. Nari insuzugurwa, nabaye mu buzima bugoye kandi bushariye, nari ibiryo bivuye muri mondisi, navuye ahantu habi cyane, narakomeretse, miryango iranyanga iranta, ariko ndagira ngo ngumenyeshe ngo wowe wamenye Imana ufite umugabo ukomeye. Umugabo uruta so, umugabo uruta nyoko, umugabo uruta imiryango. Abakomeye twabikomejeho barangije baraduta, ariko irangije iravuga ngo umva mwana wanjye. Abasore batatu baza kuntega, banegera kuri gate cyase kuri portail y'ahantu ntuye. Barangije baraza barangije barantega ari batatu. Harimo abavuga zezenewaya, harimo n'abatavuga zezenewaya. Buriya reka mbabwire mwabantu, ibyera byose asabata. Kandi abavuga mwami siko Kristo abafite, sindi uko ibabona. Abasore ndabaconti bwiriwe neza, Yesu nashimwe. Ndabasuhuza ndakomeza. Ngeze mu rugo numva abandi inyuma y'inzu bangose, Yesu nashimwe. Bamaje kungota, ndagira ngo mbamenyeshe ngo rero mukiranutsi we kiranuka vuba, kuko igihe kirageze kugira ngo Imana itoranye. Ye munyabyaha we kora ibyaha, igihe kirageze kugira ngo Imana ize ihane. Ihane nukuri kubera ko abantu benshi bari kubeshyera Imana. Abantu benshi bari kuryarya Imana bakayibwira ngo umva uko ivuze itavuze. Abantu benshi bari kuza babeshya, ariko igihe kirageze kugira ngo Imana irobane urukungu mu masaka. Igihe kirageze kugira ngo Imana izihane. Igihe kirageze kugira ngo Imana izihembe. Ihembe umuntu wayikiranukiye, umuntu wacunuye ingoni uje kumutabara, umuntu wakomerekejwe uje kumutabara, umuntu nukuri wabuze icyerekezo kumuha icyerekezo, kuko ari Imana itabara, kuko ari Imana igira neza. Abasore mwihangane kandi mukomere, amarira mwerekurira cyane, abakobwa mwerekurira cyane, ababyeyi mwerekurira cyane, abapapa mwerekurira cyane, ahubwo murushaho, kuko igihe kirageze ngo wowe ukomereka womorwe, kuko ari Imana ishoboye byose. Abantu bazaba ibiraro kugira ngo wowe wambuke. Yesu nashimwe. Nudakizwa neza, hari abantu badakizwa neza bazaba ibiraro by'abandi. Hari abantu batwaye imisaraba bazi ngo barawutwaye kandi bawuciyemo kabiri kera. Ukaba uri umuvugabutumwa uri umusambanyi, ukaba uri umuhanuzi, ukaba wakendamo. Nta butwari yagushyize mu biganza. Ugeze ku murwayi, ugeze ku rw'amahembe, ugeze kuwo baroze, ugeze kuwo byajwigiriza ari kuyivuga, tegeka ubundi zimkore ize imanuke. Ubundi hari abantu ujya kubona nkabona bari gusengera abantu bamunigagura, turirukanye. Reka wikwirukana abazimu gutyo. Bwira Imana ngo Mana manuka, uze wirukana imyuka mibi, wirukana ibyiyoberanya, usenye imigambi y'abarozi, kandi nabwo utamukozeho. Bwa butware bwawe n'umukora ufite abadayimoni burahita bukuvaho, kubera ko ubutware buri mu biganza byacu. Ntago dukwiriye kubukoza abazimu, ahubwo dukwiriye gutegeka, ubundi bakayigirayo. Yesu nashimwe. Kuko nge hari abo nakoze mbona biremeye. Nabwiye umubwire ndamubwira ati Imana irambwiye ngo urakize, arakira. Nta mpamvu zo gukora ku muntu umunigagura umugira ute, oya. Kora ku muntu umubwire ati mva, iyo iravuze ngo urakize. Niba igize promotion n'amahirwe yo kubikumanukiye, mubwire ko ukize. Kandi unamusengera isengesho uvuga ngo kira mu izina rya Data twese. Umubwire ati Mwuka Wera kumanukira aka kanya. Kandi iyo Umwuka Wera yamanutse abazimu barahunga. Nase ukubize umucyo n'umwijima birabangika. Imwe muraho murakomeye, murashima Imana. Nanjye ndashima Imana. Uwo muganira ni Mutuyimana Françoise, nkaba ndi umukobwa ushima Imana. Tugiye gusoma ijambo riboneka mu Befeso ibice 5, duhereye ku murongo waho wa mbere kugeza kuri 13. Niryo jambo tugiye kwigana.
Abefeso ibice 5 ihereye ku murongo waho wa mbere kugeza ku murongo waho wa 14 niho tugiye kugeza. Nuko mugende nk'abana b'umucyo nk'uko Kristo yadukunze. Kera twari umwijima none ubu tukaba turi umucyo, ngo ndetse naho tugeze hahinduka umucyo. Hepfo haravuze ngo nuko yewe usinziriye we kanguka uzuke Kristo abone uko akumurikira. Ngiryo ijambo ry'Imana. Reka tuvuge kuri iri jambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana tubonye ko Abefeso ibice 5 uhereye ku murongo waho wa mbere kugeza kuri 14 haravuze ngo nuko mugende nk'abana bakundwa nk'uko Kristo yadukunze. Kera ngo twari umwijima none ubu ngo turi umucyo, ngo ndetse naho tugeze ngo nuko hahinduka umucyo bitewe nuko tukijijwe cyase bitewe nuko Yesu aturokoye cyase akadukura mu byaha. Hari igihe cyageze nukuri kubw'ububata bw'ibyaha twari turimo irangije idukurayo nuko duhinduka umucyo. Ndagira ngo mbabwire bene data ni mube abana b'umucyo nk'uko Kristo yadukunze. Kandi ngo muri iryo jambo haravuze ngo abasambanyi n'abakora ibyononwa byose ngo ntibikavuga ukundi muri mwe, ngo kuko ngo kera ngo ntibikavuga ukundi muri mwe. Hepfo haravuze ngo abasambanyi n'abakora ibyononwa ngo ntibikavuga ukundi muri mwe, nuko tugende nk'abana b'umucyo. Kuko igihe cyose tugomba gukiranuka, tugomba kwera imbuto, tugomba guhora twejejwe. Kuko kera twari abana b'umwijima, twari abasambanyi, twarakoraga ibyangwa n'amaso, twari abajura, twari abicanyi. Ariko ubu ngubu ni ukuri Kristo yaraturokoye yaduhinduye abana b'umucyo. Nuko ngo mugende nk'abana b'umucyo kuko Kristo yaduhaye agakiza cyase yaduhaye kwera nk'abana b'umucyo. Nuko ngo yemwe usinzire we kanguka Kristo akumurikire. Nubwo dusinziriye mu buryo bwa mwuka, ijambo rishatse kuvuga ngo nubwo dusinzirijwe n'iby'iyisi. Irari ry'iby'isi riradushinjirije, irari ry'iby'isi ritumye tutakanguka mu buryo bw'umwuka ngo hanyuma tumenye ko Kristo yaturokoye, tumenye ko Kristo yaduhaye agakiza. Ndagira ngo aka kanya rero buri wese yiyumve ko Kristo yamurokoye, yiyumvemo ko Kristo yamwambitse imbaraga z'uko aje kubona ubugingo. Kandi twinjiye mu kanya gato ko kuganira gakeya. Buriya hari umwana w'ubugingo, hari n'umwana wo kurimbuka. Buriya iyo weze imbuto ni ukuri buri kwerekera mu bwami bwo mu ijuru. Ariko iyo ukora ibyaha burya ntabwo uri kwera imbuto z'umukiranutsi, ahubwo buri kwera imbuto z'abisi. Ndagira ngo aya masaha rero twere imbuto z'abakiranutsi kuko tugana mu bwami bw'ijuru. Kandi igihe kirageze kugira ngo Imana ishungure urukungu n'amasaka cyangwa se irobanura intama mu ihene. Buri wese agerageze kwera imbuto zikwiriye umukiranutsi, kubera ko igihe kirageze kugira ngo Imana ihindure ibyanze guhinduka. Imana ihindurira amateka abantu yabwiye ko izagirira neza. Ndagira ngo aya masaha rero tugerageze kumva Imana kandi tugerageze kuyikiranukira. Amakuba ni menshi, bigeragezo ni byinshi ku mukiranutsi. Ariko se wowe mukiranutsi wowe bimeze bite? Ese werera Imana imbuto? Ese urayikiranukiye? Ese mukiranutsi we wamenye Imana? Ese wereye Imana abanyabyaha? Ese wereye Imana abapagani? Ese wowe uri kwerera imbuto abantu bakumva cyangwa ahubwo nawe uri kubasubiza inyuma? Ndagira ngo nkumenyeshe ngo era imbuto zikwiriye umukiranutsi. Nubwo iyi si tuyiriho, iyi si tugaragara nk'abakiranutsi, ariko ntago isi ari iyacu, ejo tuzayivamo. Imana igihe kimwe yigeze imbwira ngo mwana wanjye nzakugirira neza, ariko nkavuga ngo byashoboka bite? Ariko Imana igira neza, tukabona ibimenyetso byayo, tukabona n'ineza yayo. Muhumure kandi mukomere, Imana izabatabara. Kandi uwo yavuze ko izamurinda, uwo yabwiye ko izamugirira neza izamugirira neza. Muri nimbyuza umwuka yaravuga ngo kwa data ni mu ijuru ngaherera mu kwizera, ngo ni umurwa w'amahoro, ngo ndetse ni umurwa w'ibyishimo. Nubwo iyi si tuyinezererwamo tukambaramo byiza tukasa neza,
tugatabarwa ibintu bikaba byiza, ariko iyi si n'ubundi twabonye ko tuzayisiga. Nta muntu iyi si uzayibarambamo akaramata, ahubwo iyi si tubona ko tuzayisiga. Umutunzi aratunga akayisiga, umukene nawe agakena akayisiga. Naje gusanga umuntu wese asiga iyi si, ari uwambaye neza arayisiga, ari uwambaye nabi arayisiga, kubera ko iyi si nta keza kayiriho. Ndagira ngo mbamenyeshe ngo ni mwere imbuto zikwiriye abakiranutsi, ni muhore mwere imbuto, kuko igihe kirageze kugira ngo Imana inezeze umuntu wayikiranukiye, kugira ngo Imana inezeze umuntu wayubashye, kugira ngo Imana itabare abantu bakomeretse. Ni ukuri iyi si ikomerekeje abantu benshi, ariko iyi Imana izabagirira neza. Ariko ngo ijambo riratubwiye ngo nuko ngo muhore mwere imbuto zikwiriye abakiranutsi. Agahinda ni kenshi ku bantu benshi, abantu benshi bafite intimba, bafite agahinda, abantu bararira, ariko nubwo warira, ariko tegereza Imana izagutabara, tegereza Imana izakugirira neza. Amakuba araza ku muntu, ibigeragezo bikaza, ariko ngo ibigeragezo ngo ni agasabune ku mukiranutsi, kuko ibigeragezo nibyo bizatuma uhora uba imbere y'Imana. Ibigeragezo nibyo bizatuma uhora wera imbuto zikwiriye umukiranutsi. Ndagira ngo mbabwire bene data, wowe uri kunyumva aya masaha, ni wera imbuto zikwiriye abakiranutsi, kuko izi saha hari umuntu uri muri bomboni, hari umuntu uvuye mu mwuka, hari umuntu ugiye gushyingurwa, ariko wowe kuba ugihumeka, kuba ufite amaguru mazima n'amaboko abiri mazima, si uko wahaye Imana ubutunzi, si uko wanayihaye amafaranga, ahubwo ni uko ubw'ineza yayo yakugiriye. Ndagira ngo aya masaha rero wumve Imana, kandi ni ukuri wera imbuto, kandi igihe kimwe izabagirira neza, kandi izabatabara. Ni ukuri agahinda mufite kazashira, ni ukuri nimba mufite izashira, ariko ibyo byose bikurwaho no gusenga. Iyo usenze Imana ukayikiranukira irakumva, iyo usenze Imana ukayitabaza iragutabara. Umuririmbyi aravuga ngo ntabaza nkwereke ibikomeye ngo utarabona. Igihe kimwe izaza ku buzima bwawe, nawe wirebe wiyoberwe. Hari benshi itabara tukabibona, nawe izagutabara ubone ibimenyetso, kandi ubone ukuboko kwayo. Amarira ni menshi ndetse imiborogo ni myinshi ku mukiranutsi, ariko Yesu nashimwe ndetse nahabwa icyubahiro, kubw'uko yatugiriye neza, kubw'uko yadutabaye. Ni ukuri yarantabaye, yankuye kure, yamvanye mu bibi, irangiza injyana mu byiza. Ni ukuri ngo ibyo yibwira kutugirira si bibi, ngo ahubwo ni byiza, kugira ngo ibashe kuduhesha ubugingo. Aya masaha rero ndi kugira ngo mbabwire ngo nta muntu n'umwe wigeze uririra Imana ngo ibure kutamwumva, nta n'umuntu wigeze ayitakira ngo ibure kumutabara, kuko Imana iratabara, Imana irumva, Imana irasohoza. Nta kintu na kimwe givuga ku mukiranutsi ngo ibure kutagisoza, kereka ngo uvuye mu masezerano nta mpamvu, ngo wowe aba afite ibibazo. Ariko umuntu urindira Imana akarindira ubushake bw'Imana, ni ukuri iramutabara kandi ikamugira neza. Mwene data rero uri kunyumva, bantu b'Imana muri kunyumva, ndagira ngo aya masaha ukurikira ijambo ry'Imana. Iri jambo riboneka mu Bakorino ibice byaho bya mbere, umurongo waho wa mbere, haravuga ngo umurongo wa mbere aravuga ngo nuko ngo mugende nk'abana bakundwa. Riboneka mu Bakorino ba mbere igice cya mbere, haravuze ngo nuko mugende nk'abantu bakundwa. Ego nk'uko Kristo yadukunze, ni ukuri Yesu yaradukunze, yatubate mu bubata bw'ibyaha, yadukuye ahantu habi, yatubatuye ahantu mu mwijima, irangije idushyira mu mucyo. Ni ukuri mwene data, nubwo ubona bikomeye, ni ukuri Imana yarakubatuye. Intambara ni nyinshi ariko yarakubatuye, amakuba ni menshi ariko yarakubatuye, inzara ni nyinshi ariko yarakubatuye, yewe nubwo wambaye ubusa ariko yarakubatuye. Ihangane kandi ukomere, Yesu azakugirira neza. Nubwo uri mu rugendo rurimo amahwa kandi rurimo amakuba menshi, ni ukuri izakugirira neza. Hari igihe duhura n'ibitugerageza, duhura n'ibidukomeretsa, duhura n'amahwa menshi mu nzira, ariko amahwa tuzatambuka kandi tuzahita, ndetse niturangiza tunezerwe, twishime. Ntago tuzahora tubabaye, ndetse ntago tuzahora dukomeretse. Hari igihe kizagera duseke kandi twishime nitugera mu bwami bwo mu ijuru.
kuko iyi si yo nabonye nta munezero ubamo. Uba wambaye neza cyangwa uba mu nzu nziza n'ubundi ukayiririramo. Naje gusanga ari uba mu nzu ya etaje urarira, ndetse ari n'uba mu nzu ya kadesitara ararira, ndetse ari n'uba mu nzu iciriritse ararira, ndetse n'uba mu nzu y'ikode nawe akarira cyane. Ndagira ngo aya masaha rero wumve Imana ko nawe nubwo waba ubabaye cyane cyangwa urira cyane izagutabara kandi izakugirira neza. Nta kigeragezo kitagira iherezo, y'icyitwayemo neza kigusiga uhagaze ni ukugatabarwa. Iyi Mana rero ntawe yavuganye nawe itazatabara. Iyi Mana ntawe yabwiye ni ukuri itazasoza icyo yavuganye nawe. Rindira ubushake bw'Imana kandi urindire gukora kw'Imana. Iyi Mana ntihatwa, iyi Mana ntivugirizwa induru, iyi Mana iyo uyitabaje iragutabara, iyi Mana iyo uyihamagaye irakumva, iyo ukomanze iragukingurira. Ni ukuri Imana iratabazwa ikumva. Iyi Mana ni ukuri iromora, yomora inguma, yomora ibikomere. Iyi Mana igira neza. Muntu wumvishije ijwi ryayo rikomereho kandi uririndire, ndetse witegereze neza, wicare mu bwihisho bwayo, kuko iki gihe turimo ntago ari igihe cyo kudamarara, ndetse si igihe cyo kurya ngo tunezerwe, ahubwo ni igihe cyo gusenga cyane, tukambara imbaraga. Urubyiruko tugasenga, abapapa mugasenga, ababyeyi mugasenga, ndetse mukambara imbaraga. Igihe turimo ni cyo gusaba imbaraga, ntago ari cyo gusaba ibyo kurya, ntago ari igihe cyo gusaba amamodoka. Imodoka urayigurika kwica, ariko iyo usabye ubugingo ntibukwica ahubwo buguhaza uburame. Yesu nashimwe. Haleluya. Imana ihabwe icyubahiro. Turagushimye Data mwiza, uri umubyeyi mwiza, uri umutabazi mwiza. Ntago iyi Mana igikoze isoni bene Data. Hari igihe ujya wireba ukisuzugura ndetse ukanipinga, wikwipinga hari igihe izagutabara. Wije si ndakumva mwene Data. Iyi Mana iratabara, iyi Mana iramwakura. Hari igihe wireba mu gihe wicayemo ukavuga ati iyi Mana ntizantabara. Hari igihe wireba mu gihe ugezemo ukavuga ngo nabikura hehe, ese byava hehe. Iyi Mana iramwakura, iyi Mana iratabara. Nikubwira ngo nzaguhuza n'abo hanze uzahura nabo, nikubwira ngo nzaguhuza n'abakomeye uzahura nabo, nikubwira ngo nzakugaburira uzagaburirwa, nikubwira ngo nzakwambika uzambara, kuko ari Imana igira neza, kuko ari Imana itabara, kuko ari Imana yomora inguma, kuko ari Imana ihoza amarira. Yewe mukiranutsi we, ambara imbaraga kandi urusheho gusenga, kandi urusheho gukomera muri yo. Ndetse nubwo uterera umusozi uremerewe ukavuga ati noneho birarangiye, ariko ntago birangiye, kuko igihe kirageze kugira ngo yomore inguma ku buzima bwawe. Igihe kirageze kugira ngo ibikomere ufite ni ukuri ibyomore. Wije zinda kumva Kristo. Uri Imana ishoboye byose, ishoboye byose. Uyu mugabo ni ukuri ashoboye byose. Nabonye iyi Mana aho data na mama batabaye yarahabaye. Iyi Mana aho imiryango itabaye yarahabaye. Iyi Mana aho inshuti zikomeye n'izoroheje zitabaye yarahabaye. Ndagira ngo nkumenyeshe ngo ntukiringire abakomeye cyangwa ngo wiringire abantu, ahubwo wiringire Kristo, kuko Kristo niwe uzabonaho ubutabazi bwiza. Ari abo boroheje izabakugarurira, ari nabo bakomeye izabakugarurira, kuko ijya ivuga ijambo ryayo ikaririnda ibihe n'ibihe, yarangiza ikarisohoza. Ndagira ngo mbamenyeshe ngo rero mukiranutsi we, kiranuka vuba, kuko igihe kirageze kugira ngo Imana itoranye. Ye munyabyaha we, kora ibyaha, igihe kirageze kugira ngo Imana ize ihane. Ihane ni ukuri, kubera ko abantu benshi bari kubeshyera Imana, abantu benshi bari kuryarya Imana, bakayibwira ngo umva uko ivuze itavuze. Abantu benshi bari kuza babeshya, ariko igihe kirageze kugira ngo Imana irobane urukungu mu masaka. Igihe kirageze kugira ngo Imana izihane. Igihe kirageze kugira ngo Imana ize ihembe umuntu wayikiranukiye, umuntu wacunuye ingoni uje kumutabara, umuntu wakomerekejwe uje kumutabara, umuntu nukuri wabuze icyerekezo kumuha icyerekezo.
kuko ari Imana itabara, kuko ari Imana igira neza. Abasore mwihangane kandi mukomere, amarira mwere kurira cyane, abakobwa mwere kurira cyane, ababyeyi mwere kurira cyane, abapapa mwere kurira cyane, ahubwo murushaho kuririra ubugingo bwanyu kandi murushaho kuririra ubuzima bwanyu, kuko igihe kirageze ngo wowe ukomereka womorwe, kuko ari Imana ishoboye byose. Umuririmbyi yaririmbye aravuga ngo kwa data ni mu ijuru, ngaherera mu kwizera, ngo ni umurwa w'amahoro, ngo ndetse ni umurwa w'ibyishimo. Wowe rero uri kumva aya magambo cyangwa se uri kumva, rindira ubushake bw'Imana buze bukore. Wiyitegeka cyangwa se ngo ugende uriboroge cyane. Iyi Mana ikorera igihe, ntabwo izagutabara mbere y'uwa mbere ngo igutabare uri uwa nyuma, ahubwo izagutabarira igihe cyayo. Rindira rero, Imana iraje, ije gukora, ije gushohoza icyo yavuganye nawe. Imana ije gusohoza isezerano yavuganye nawe. Imana ije kukomora. Bantu b'Imana nimusenga cyane, kuko ibihe turimo ntago ari byo kudamarara, ntago ari byo guseka, ahubwo ni ibihe byo gusenga, tukambara imbaraga, tugakizwa, tugakomera muri yo, tukarushaho kuyizera, tukarushaho kuyinambaho, kuko nta wayikoreye wikoreye amaboko, nta wayikoreye n'ukuri warize, n'ukuri gitabara. Iyi Mana ijya imara umubabaro, iyi Mana ijya imara agahinda, ikaza ikakomora inguma. Ndagira ngo mbamenyeshe ngo rero nta muntu n'umwe uzigera udatabarwa n'Imana. Ni ukuri Imana izamutabara. N'abapagani ijya batabara kandi batayikiranukiye. Ni iki cyatuma wowe wayizeye itagutabara cyangwa se ngo izikumve? Ni ukuri izakumva kandi izakugirira neza. Ndagira ngo rero aya masaha wumve kurira kw'Imana, ugende urushaho gusenga, ugende urushaho gufata ibihe byo gusenga, wongera ibihe by'amasengesho. Ntukurikire iby'isi, ahubwo ukurikire iby'ijuru, kuko ijuru riri hafi, kandi ijuru riri hafi kuza gutabara abantu bayo, riri hafi kuza kurengera abana bayo. Ni ukuri imiborogo ni myinshi, ariko izatugirira neza. Dukomeje hariya kwa Dawidi, turebye Dawidi ukuntu yari intabwa, Dawidi yari insuzugurwa, Dawidi ntago yagiraga kirengera, ariko Imana irangije iza kumurengera, imukura mu ishyamba. Kumukura mu ishyamba rero nta kindi kwari ukugira ngo Dawidi mwubahishe mu miryango y'iwabo, kwari ukugira ngo Dawidi mwubahishe mu bantu b'iwabo, kwari ukugira ngo Dawidi ize imuhoze amarira nawe yari yarariye mu butayu. Dawidi ni wowe, Dawidi ni nge aya masaha. Dawidi rero nubwo yarari mu butayu ikajya imubwira ati nzakugira umwami, yumvaga ko ari ibintu bidashoboka, ariko irangije imugira umwami, irangije iraza imusukaho amavuta mu miryango y'iwabo, kandi hari harimo abakomeye, hari harimo abakomeye n'aboroheje. Irangije abari we yimika w'insuzugurwa, utaragiraga kirengera, irangije iraza iramwimika. Dawidi nubwo yasutswe hariya amavuta, n'undi ntibyamubujije gusubira mu ishyamba. Yarongeye asubira mu ishyamba, ajya kuragira intama za se. Kuragira intama za se yaragiye araziragira, ariko agaruka none kuba umwami, nuko yimikirwa kuba ubwami. Ndagira ngo nkumenyeshe ngo nubwo wimitswe, ukaba mwarimu, ukaba pasiteri, ukaba umuhanuzi, ukaba umubwiriza cyangwa se umuvugabutumwa, ndagira ngo aya masaha rero wumve ko nubwo ukiri mu butayu ukaba warasutswe amavuta yo kwitwa umukozi w'Imana, igihe ntago kiragera kugira ngo nawe ikumenyekanishe, kugira ngo abagusuzuguye hanyuma abagusuzuguye hanyuma ibereke ko ari Imana itabara kandi ihoza amarira, ari Imana yumva kurira kw'abana bayo, ari Imana yumva kurira kw'abayitakira. Ni ukuri nta muntu watakiye Imana ngo ukorwa n'isoni. Ariko ubundi ni igiki kiri kubariza koko k'iyi Imana ihari, k'iyi Imana itabara, k'iyi Imana igira neza? Ni igiki kibarijije? Ni igiki kiri gutuma abantu mucogoye? Ni igiki kiri gutuma abantu mucicurondogoro? K'Imana ije kugirira neza abantu bayo koko ni igiki? Kuki muri gutenebuka? Uri gutenebuka yitwa ngo ni umukozi w'Imana, ahubwo ari gutentebura n'uwitwa ngo arimo araza. Wowe ukomeye urabura kudakomeza abandi, ahubwo ukabagwisha.
komera kandi wambara imbaraga. Mbazaniye imbaraga izi saha zo kugira ngo Imana ibagirire neza. Mbasabiye uburinzi, mbasabiye igitinyiro, mbasabiye ubudahangarwa imbere y'Imana, mbasabiye imbaraga zidasanzwe, mbasabiye amavuta atari rukotore. Buriya amavuta ya rukotore urayisiga rimwe na rimwe ntagufate, ariko amavuta avuye ku Mwami Yesu, amavuta avuye kuri Data twese, ayo ngayo yamanutse ku buzima bwawe. Urisiga ukaberwa, urisiga ukanezerwa, urisiga hanyuma ukamererwa neza. Ariko igihe kirageze kugira ngo womorwe inguma. Igihe kirageze kugira ngo uwo wasuzuguritse wowe womoye inguma, Imana ikugirire neza. Imana rero nibagirire neza kandi ikomeze kubarinda. Murakoze cyane muntu w'Imana. Imana ibampera umugisha. Kuko igihe kirageze n'ukuri, uwo wacuniwe ngo niwe wasuzuguwe, wowe utagira kirengera ize gutabara. Kandi humura n'ukuri zaza ku buzima bwawe, kandi humura n'ukuri ije kugutabara, ije kuguhoza amarira wowe wakomeretse. Iyi Mana naje gusanga ari Imana ivuga ngo yivuguruze. Naje gusanga ari Imana itagisuzugurwa n'ubonetse wese, ahubwo ni Imana y'inyacyubahiro. Ujye ukunda guhereza Imana icyubahiro, ujye ukunda guhora uca bugufi, wihana ibyaha, uhora ukiranutse, uhore wejejwe, n'ukuri uzabona ukuboko kw'Imana. Yesu naje. Haleluya! Imana ishimwe, Imana ihabwa icyubahiro. Ariko muntu w'Imana utenewewe n'iki? K'Imana ije kugirira neza. Yesu nashimwe. Dukomeze cyane ukuntu isanduku y'Uwiteka yageze kwa Bidodomu. Bidodomu yari insuzugurwa nawe, n'ukuri Bidodomu mu bigaragara nawe yari inzahari, ariko arangije yera iramanuka. N'ukuri isanduku y'Uwiteka imanuka kwa Bidodomu. Igeze kwa Bidodomu ibintu birasobanuka. Wari wambaye ubusa yarambaye. Bidodomu arangije n'ukuri abona ibimenyetso by'ibyiza kuko Imana yagize ute yamutabaye. Ndagira ngo aya masaha rero nawe wumve ko Imana yatabaye Dawidi, igatabara Bidodomu, igatabara n'abandi twagiye twumva. N'ukuri nawe izakugirira neza. Aya masaha rero nturebe ngo wisuzugure, n'ukuri wumve kuri kumwe n'Imana. Ntiwirebe ngo wipinge, wumve kuri kumwe n'Imana. Nabonye Imana itabara, nabonye Imana igira neza. Ibimenyetso turabifite kandi turabibona. Iyo Mana rero irahari ku buzima bwacu. N'ukuri Imana izadusetsa. Nubwo amakuba n'ibigeragezo ari byinshi, n'ukuri izadusetsa. Kandi ngo ibigeragezo nagasabone ku mukiranutsi. Ariko ubundi utageragezwa ubona wabyakira kuri biriya byose yavuze, wabyakira ute? Urabona wazakira biriya bisubizo gute? Urabona wazakira ari amahoro gute? Urabona wazakira biriya byose yavuze, mazu, ama etaje biki? Wazabyakira utabanje kugeragezwa. Banza ucurwe nuko nirangize gutabare, hanyuma nigutabarize kugirire neza. Muntu w'Imana rero nubwo dutentebutse, ariko yera iramanutse. N'ukuri iramanutse kandi ije gukora. N'ukuri ije gukora kuko ari Imana yavuganye na igisohoza amasezerano, kandi n'Imana igirinda abantu bayo. Nubwo imiryango yakuvaho, ariko izahora yitwa Imana. Nubwo abantu bakuva, ariko izahora yitwa Imana. Ariko ubundi ninde wakoreye Imana usuzuguru? Ninde wakoreye Imana wigeze? Hari umuntu wigeze akorera Imana ngo aburare? Hari umuntu wigeze akorera Imana ngo yambara ubusa? Ntawe. Nubwo tuhura n'ibigeragezo, ariko nta muntu wigeze usuzugurwa, kuko igihe kiragera ikagukura mu bubata urimo, ikagukura mu buzima urimo, yarangiza ikakugirira neza. Aya masaha rero nishimiye kubana namwe bantu b'Imana, nishimiye kuba nicaranye namwe bakozi b'Imana, bantu b'Imana. Mwebwe muri kumva ijambo ry'Imana, Imana ibampera umugisha kandi ikomeze kubarinda, kandi ikomeze kubashyigikira, ikomeze kubaba hafi. Ijwi ryayo mukomeze kuryumva kandi muryumvire, munaryubahe, mukomeze kuyiba hafi. N'ukuri ntabwo izagukoza isoni. Ukiranuke kandi wera imbuto zikwiriye umukiranutsi. N'ukuri uhore wezwa ku gato no ku kanini, kuko igihe kirageze ngo umuntu wakoreye Imana by'ukuri imutabare. Umuntu wiciriye inzira nawe imukoze isoni, kuko igihe kirageze ngo Imana ikure urukungu mu masaka. Nigeze kumva ijambo rinshimishije ngo amasaka yabaye umukara, andi asa nk'aho ari umukara ariko atari umukara cyane.
ayandi nayo ngo ari umutuku, ngo nuko ayo masoko arangije ayo yose ngo imungu zirayinjira, ziyinjiye zirangije zirayamunga arashira. Bishatse kuvuga iki? Ari abantu biyita abakozi b'Imana cyangwa se twebwe bakozi b'Imana twinjiye mwaka gakiza kera, ariko nubwo twinjiye mwaka gakiza, ese ko wakinjiyemo kera waba uzi neza ko nubwo ukarimo ukiri kwera imbuto neza? Ese ukiri kwambara imbaraga? Ese ukikijijwe? Ese ukibirimo neza? Ese ntabikubangamiye? Ese ntabigukomerekeje? Ese Imana iracyakureba ikakwishimira? Ese Imana nta kintu cyaba cyaratumye uri inzitizi imbere y'Imana? Twabonye ko amasaka amwe yose yamunzwe. Mu kumungwa rero twaje gusanga, mu kumungwa kwayo twaje gusanga hari abantu twicaye mu gakiza ariko twiyitirira izina ryayo, ariko twaramunzwe kera. Ndagira ngo ongera uhindukire urebe agakiza kawe, ongera uhindukire urebe imbuto zawe, wongere wisubireho, wongere wezwe, wongere wera imbuto zikwiriye umukiranutsi, kuko umukiranutsi ararinzwe cyane. Ni ukuri umuntu wera imbuto zikwiriye abakiranutsi Imana iramwishimira kandi Imana ijya imunezererwa. Ni ukuri mwihangane kandi mukomere, izabagirira neza, kandi nta muntu n'umwe wasenze Imana izakoze isoni, izamugirira neza. Bantu b'Imana muri kumva Imana cyangwa se muri kumva irivuga butumwa, ndagira ngo mbamenyeshe ngo eri imbuto zikwiriye umukiranutsi, eri imbuto zikwiriye kuko igihe kirageze kugira ngo aho uzajya ugera hose bimenyekane ko uri umukiranutsi cyangwa se wera imbuto. Era imbuto rero mu baturanyi, wera imbuto aho mu itorero usengeramo, wera imbuto mu buvuga butumwa bwawe, wera imbuto. Ntugendere mu kivunge cy'abandi bantu, ahubwo wowe gakiza kawe ukarebe, urebe izo mbuto zawe, kandi Imana ibarinde kandi Imana ibaha umugisha, kuko ari Imana igira neza. Ndagira ngo mbamenyeshe ngo rero nta muntu n'umwe Imana umukiranutsi wese iramufite mu biganza kandi iramuzi. Uruhanga rwawe iraruzi, ni ukuri. Nubwo wavuga ngo ntiwiyizi irakuzi, nubwo wavuga ngo yarakwibagiwe irakuzi. Imana iragufite, Imana ntiyagutaye ahubwo iragufite. Nubwo ubona iba yigiyeho gakeya kubw'amakuba n'ibigeragezo ucamo, ariko Imana iri kumwe nawe kandi izagutabara, izakugirira neza. Ndagira ngo rero aya masaha ubashe kumva Imana ko izaguhoza amarira, ubashe kumva Imana ko izakugirira neza, ubashe kumva Imana ko hari igihe kizagera icyiciro urimo gisohokemo, hari igihe kizagera ububata urimo ubuvemo, hari igihe kizagera imiborogo ufite cyangwa se amarira ufite uyasohokemo. Ni ukuri Imana izabahoza amarira kandi Imana izabatabara. Era imbuto gusa uyikiranukire, ntubivange. Niba ukiranutse wumve ko ukiranutse, abantu nibagusuzugura ubihorere, wewe wera imbuto gusa. Imana izakugirira neza, Imana izagutabara. Aya masaha rero komeza uririre Imana, komeza uyitakire mu mutima wawe aho wicaye, komeza uyiririre ahantu uri, uyibwire ibyo wasize mu rugo irakumva, uyibwire bya bindi byose ufite by'ibikomere. Ni ukuri Imana iragutabara. Nta muntu wigeze aririra Imana ahagaze ku musozi ngo yere kumwumva, nta muntu wigeze aririra Imana ari mu rugo ngo yere kumwumva, nta muntu wigeze aririra Imana ari mu muhanda ngo yere kumwumva. Ahantu hose twicaye Imana iratwumva. Ndagira ngo rero nawe wumve Imana kandi wumve gukora kwayo, kuko ni Imana ije gusohoza amasezerano ku bantu bamenye Imana, ku bantu bayikiranukiye, ku bantu bayitakiye. Ni Imana ije komora inguma ku bantu bakomeretse, ku bantu babuze kirengera. Ni Imana igirengera abantu bayo, ni Imana ijya yumva kurira kw'abantu bayo. Yesu nashimwe, Yesu nahabwe wijezi, Yesu nahabwe icyubahiro. Humura, komera kandi wambara imbaraga kandi ukomere. Ni Imana igisohoza, kubera ko naje gusenga bwira Imana ndavanga ku Mana ko imiryango yamvuyeho, inshuti zikamvaho, kuri Imana yivuga ngo iratabara. Wowe uri hehe? Uri hehe ko ntakubona? Nangije irambwira ngo humura mwana wanjye, nzakugira ukomeye kandi nzakunyuza ahantu hakomeye cyane. Ati abantu bose bakwanze cyangwa se abantu wanyuzemo bose bazakumenya.
bitewe rero n'ubuzima naciyemo ntago ndi mu gihe cyo gutanga ubuhamya, ndacyari umukobwa. Ubuhamya nzaza kubutanga, mfite ubuhamya bukomeye cyane, ariko ntago ndi igihe cyo gutanga ubuhamya. Ariko nkurikije ubuzima naciyemo, Imana irambwira ati abantu bose bakukomerekeje ati bazabimenya ko nagutabaye. Kwerura ntago igihe cyo kwerura kiragera, ni nerura nzerura neza ariko nyine byatunganye. Imana yatabaye yakoze igitangaza. Imana rero ibampera umugisha, namwe muri kuntega amatwi, kandi ntawe wayikorerega wikoreye amaboko. Kuba nawe wicaye umeze gutya buriya niyo yabyemeye. Ni ukuri niyo yabyemeye. Itabyemeye se ugira ngo ari kuba wicaye aho. Nanjye nkurikije rati icyiciro nari ndimo, kuba nicaye hano niyo yabyemeye. Kuba nicaye hano ndi kuvuga izina ryayo niyo yabyemeye. Kuba narahawe telefone ivuye mu gihugu cyo mu Bubiligi niyo yabyemeye. Kuba narakiye amafaranga avuye mu Burayi niyo yabyemeye. Wijaze niyo yabyemeye. Niyo yabyemeye. Yavuye mu gihugu cyo mu Bubiligi. Imana rero iratabara. Yamuje n'abakomeye n'ukuri. Yamuje n'abakomeye, nyicazanya n'abakomeye. Ntago buri yitabyemeye asujyana ari kuba nicaye hano. Ntago nari kwicara uko nabanje kuyibisana yibwa ati suwite ubundi biri mu mugambi wawe, cyangwa ndi kwicira inzira kuko nyiri umukobwa. Ariko irangije iravuga ngo ho yagenda ndi kumwe nawe, nzagushyigikira. Nukuri ndayishimye aho ibayigejeje, nukuri ndayishimye. Sindi umukobwa usuzuguritse, ndayishima kubera ko hari abakobwa beza bari mu bibi, hari abakobwa beza bari mu busambanyi, hari abungubu bahaye amarendevu. Ariko ndashimana ko nawe randevu yo kuvuga izina, wijaze yo kuvuga izina ryayo, nkaba nticiriye inzira, nkaba ntagiye habi, ahubwo nkaba ndi kuvuga izina ryayo. Ndashima Imana rero ko hari ibyo yakoze mu bwiza bwayo, yari ikamuruye. Nukuri ndayibona. Nari insuzugurwa, nabaye mu buzima bugoye kandi bushariye, nari ibiryo bivuye muri mondisi, navuye ahantu habi cyane, narakomeretse, miryango iranyanga iranta. Ariko ndagira ngo nkumenyeshe ngo wowe wamenye Imana ufite umugabo ukomeye, umugabo uruta so, umugabo uruta nyoko, umugabo uruta imiryango. Abakomeye twabikomejeho barangije baraduta, ariko irangije iravuga ngo umva mwana wanjye, baho kuko nkubeshejeho, baho kuko mbitegetse, kuko yategetse tukabaho, niyo mpamvu ubu turiho. Yesu nashimwe. Haleluya. Uziko mfashijwe nyuma ahubwo. Fashijwe nyuma kubera ko Imana igitabara. Igitabara n'ukuri, nta muntu wayikoreye wayikomejeho izasuzugura. Reka njye numvishije telefone impamagaye, irambwira ati mva Fani, ati uraho umukozi w'Imana, ati nda, ati se amakuru, ati ni meza, ati se ubuherereye, ati ndi mu rugo, ati ubu mfite ikibazo kinkomereye, ati kihe kibazo se mwene da, ati nsengera ndaremerewe, ati umwana wanjye ari muri gereza, ati musengere rwose asohoke. Ndamubwira ati rero umva uko yari mbwiye, irambwiye ngo ubu none aratashye, ndi ngaho ahubwo nsangaho ndi turi dusenge kuko umwana aratashye. Mbimubwira ari 3:00, 8:00 bari bangezeho bamucyuye, yaramaze icyumweru n'iminsi 3 muri gereza. Aribwo iki gitangaza cya telefone cyahise kimanuka, mfite telefone ya gatuje ihambijwe umukopo. Iyi Imana iratabara, iyi Imana iratabara. Ubu hari uwagiye kuyisambana ariko nge nayihawe n'iyera. Wijaze hari umuntu wayibonye bimugoye ariko nge nayihawe n'Imana. Iyi Mana rero tuyikomezeho, nukuri zatugirira neza. Kuba byonyine tugifite umwuka wayo ni neza yayo, kuba tugifite uburinzi bwayo ni neza yayo. Muntu w'Imana nukuri yikomereho, nukuri yikomereho kandi uyizere. Nukuri yizere kandi nabishimiye, nabanezerewe. Imana ibambera umugisha mwinshi cyane. Nukuri tukomere muri Kristo, kuko umuntu wakomeye muri Kristo afite byose, afite izindi mbaraga. Iyi Imana ikurokora ikagukura mu rupfu. Nge nagiye kwiyahura kwa Mutanga n'Imana inkurayo, ngiye kwiyahura ari akaruma gasyati nkurayo. Iyi Imana iratabara, najugunywe muri Nyabarongo ndokorayo. Iyi Imana iratabara, iyi Imana igira neza. Yewe natemwe umuhoro mu mutwe bagiye kunyica, Imana irandokora. Iyi Imana rero igira neza. Kuba nkivuga Imana rero suko ari imbaraga zanjye, nubwo ibyo yandokoye kugira ngo mvuge izina ryayo, nuko ubw'ibyo yambatuyemo kugira ngo mvuge izina ryayo. Buriya nta muntu n'umwe babasha kwicara imbere yayo ngo avuge Imana adafite ubuhamya.
banza ushaka ubuhamya zikureme ni banza ubone ubuhamya zikuremera amashimwe kuko nyuma y'ubuhamya hari ibintu bifatika hari ubuhamya bwawe bufatika kuba tugenda rero kavuga ngo umukozi w'Imana rituruka kure kera niba ari umusambanyi ukitwa umukozi w'Imana ni ibintu bikomeye cyane kuba kera ari umujuru ukitwa umukozi w'Imana ni ibintu bikomeye cyane kuba kera wari umuntu w'igiharamagara wangwa n'abantu cyangwa abantu bakwita umugome umwicanyi ukaba witwa umukozi w'Imana ni ibintu bikomeye cyane impamvu rero witwa umukozi w'Imana wubahwa nuko hari ibintu yakobatuyemo nuko hari izindi mbaraga gukuyemo kugira ngo witwe izina mukozi w'Imana kuba utambuka ukavuga ngo uraho neza mukozi w'Imana ari ukuzi n'utakuzi ukubahwa nukubera iryo zina ry'Uwiteka ryakumanukiye nukubera yuko yavuze ngo baho warangiza ukabaho ariko ubundi ari amahembe mu miryango y'iwanyu buriya iyo itaza kukurokora ari amahembe yari ari amahembe ko kubona wari kubaho ntago wari kubaho ariko irangije iravuga ngo baho rwose baho kuko abigusezeranije buriya hari umwana w'ubugingo hari n'uwo kurimbuka impamvu uwo mwana w'ubugingo ariho ni uko uwo mwana w'ubugingo ikomeje kumurinda ikimenyetso kigaragaza ko uri umwana w'ubugingo uzahura n'ibigeragezo ntuzabisohoka uva muri kimwe ujya mu kindi icyo ni ikimenyetso kigaragaza ko uri umwana w'ubugingo rero ikigaragaza ko uri we urangwa ukanatukwa ukanavugwa icyo ni ikimenyetso kigaragaza ko umwana w'ubugingo ararinzwe kandi arakomerewe umwana w'ubugingo ni ukuri nta gikomere kijya kimugeraho kubera ko ari amahembe ratira yakurenze ndetse rw'urapfuka ngere karakurenze ariko ubundi buriya amahembe igenda ihungiza mu bicuku bya nijoro wageze ngo buriya bwo ntago haba hari uburinzi ese ibyo badutega ikategura byose uburinzi ngiye umudamu ejo umusibe ejo umuhanuzi aramanura ndyamye nijoro tumva mubwire Fani ati karame ati yarumva uko imbwiye ati se kubwiye kimukozi w'Imana ati rambwiye ngo ati ubu nona ati Imana ikumeneye igikombe cy'uburezi ati giturutse ese muntu w'Imana ati rwose mbonye uragiwe mu isomo bucya mu gitondo umuntu tubana anzanira isomo Yesu naje ndangije nanjye ntumira undi mukozi w'Imana arazajya kubimenya kubera ko hari izindi mbaraga dufite ndamubwira ati genda ubimene mukozi w'Imana kugira ngo abone ko ndi kutambuka neza haleluya dufite Imana ivuga sa dufite Imana ikora inasohoza wowe yirindire kandi uyitegereze n'ukuri zakora iyi Imana yatsimbukije amahembe akomeye muna ndogera mu nyama ndangije njya kubyikuzaho kanyarira yerangeze irambwa tumva ngo ubwire mwana we ati bakurogeye mu nyama ariko nitwa Imana ngezene nesheje agaciro nsubiyeyo umugore ndamubwira tumva ngo ubwire wa mudamu buriya ariko nubwo wandoze buriya ariko ndi muzima wabibonye ariko ndi mutaraga wandogeye mu isombe wowe isombe bakunda kuzindogeramo kuko turabavuga butumwa aho ugeze baragutegurira barangiza bakakuroga ndagira ngo remba amenyeshe ngo nubwo babidutega ariko tuba bazima kandi ikimenyetso kigaragaza ko uri umukiranutsi nuko uzangwa kandi ukanarogwa yego buriya rero umuntu wandoze sugira ngo nabapagane nabitira izina ry'Imana hari ibizabihehe ziri mu itorero hari izabihehe ziri mu izina ryayo hari abaza ati zini wa yazopene domizomene atumva uko yarevuze ati Imana iragutabaye itavuze ubwo aje kugutwika igikombe cy'uburozi amata ya nido bakabagutwikiyemo uburozi Imana ikagira ute ikakugirira neza kavuga ngo umwana njye navuze ngo baho ugahita ubaho kubw'iryo jambo yavuze navuze ngo ntuzigera upfa navuze ngo ntuzigera ugira ute uhura n'amakuba ntago nzatuma urwara ubu se mbayeho gutya ruko ntahura n'ibigeragezo ariko kubera ko ivuze ngo baho Fani mbaho yavuga ngo baho mwana wanjye nkabaho umuntu abasore batatu baza kuntega banegera kuri gate cyase kuri portail y'ahantu ntuye barangije barantega ari batatu harimo abavuga zizinewaya harimo n'abatavuga zizinewaya buriya reka mbabwire mw'abantu ibyera byose asabata kandi abavuga mwami siko Kristo bafite sindi uko ibabona abasore n'abaconti bwiriwe neza Yesu nashimwe ndabasuhuza ndakomeza ngeze mu rugo numva abandi inyuma y'inzu bangose Yesu nashimwe bamaje kungota Imana irangije nkimara gukingura ninjiye mu nzu umuntu arangije ahita avuga ati mva ngubwire Fani umuhanuzi arampamagara atumva uko yerimbwiye nona burankunda kugena n'Imana mu nzira no mu nzi wanjye tuba turi kumwe irangije atumva ngubwire mukozi w'Imana atubu nonaha Imana igukuriyeho kwicwa
kwamburwa telefoni no gufatwa ku ngufu. Ati yera nihabwe icyubahiro. Ati ikimenyetso nta bahungu batatu uciyeho. Ati utaha, ati mbaciyeho. Ati se kuri ugeze ku muryango ntukinguye bikanga, ati ndakinguye biranze. Ati nyuma y'inzu hari abandi. Bishatse kuvuga iki? Ikimenyetso kigaragaza kuri umwana w'Imana nuko uzanyura mu bikomeye. Buriya reka mbabwire, kurya ari uko wiciriye inzira burya never. Banzo saba Imana ikugaburire neza, kuko nubwo warya nabi ejo uzarya neza. Umukozi aguhereza kugaburire, akugaburire, agushyira imbere avuga ati mukozi w'Imana, ati akira cyase mabuja akira. Yesu nashimwe. Reka mbabwize ukuri, umuntu wubashye Imana yirindire, umuntu wubashye Imana yirindire kandi ayikomereho, kandi umuntu wakomerekejwe arindira Imana, umuntu watendebutse arindira Imana. Izaze mugirire neza, izaze mwomore, ni ukuri muhumure, izabagirira neza, kandi n'ubundi yagize neza. Namwe mwabonye ibimenyetso. Ibishyiramo ikintu bita pose, ka pose karahari. Ako gapoze rero niko gatumye ubaho. Umuntu yubatse etaje arayuzuza, arangije akimara kuyuzuza arayireba, arayitegereza. Amaje kwitegereza yiryamamo, iryo joro arapfuye. Kubera iki? Kubera ko ari utunze etaje arapfa. Nicyo bishatse kuvuga. Ari utunze inzu ya kadesitara arapfa, ari utunze ikonosha arapfa, ari n'utunze inzu y'amabati abiri arapfa, ari n'utunze n'uri muri geto cyangwa se n'umuntu utari muri geto cyangwa se n'umuntu uba mu ikode arapfa. Nicyo bishatse kuvuga. Umukire arapfa, umukene gapfa. Yego, kubugingo nibwo buzagera i Kanani, ariko uyu mubiri uzasigara mu isi. Rimwe Imana yaje kuntembereza inyereko uyu mubiri. Mwabantu mwe mureke mbabwire iby'uyu mubiri. Uyu mubiri twambara tugasiga amavuta y'ibiciro ahenze cyane, nkatwe b'abakobwa cyangwa se abadamu bakunda kwisiga amavuta ahenze. Ariko uyu mubiri dusiga tugasigiriza, uyu mubiri ni ubusa. Rimwe naje kubona nambaye ikanzu yererana, ikanzu y'umweru n'inkweto nziza, mfite ishakoshi, mbona ameze neza, ndi umusirimu. Ariko ndangije ngiye kubona mbona numva ijwi rimanukira rimbwiye ngo mva mwana wanjye, ati karama, ati reba muri iyo shakoshi, nyireba ngo reba amavuta arimo yisiga. Nkimara gufata ya mavuta nyisize mu mutwe no mu maso, ngiye kubona mbona wa mubiri uyu ruhu, mbona rwose ruhise ruvaho, mbona mbaye undi muntu mushyashya. Mbona wijazi, mbona uyu mubiri uragiye. Ndavuga tuwite navuze mvuye mu mwuka ngarutse mu mubiri, navuze se mbabarira umbwira iki kibiri mfite burya nuko kimeze, kuko nabonaga ari ikintu cy'igikote. Kino gikote urabona ari no kote, hari imibiri, hari maske, hari ibintu by'imyenda by'ibimaske bambara abana bakina filime. Noneho bira bimaske ubona biba bimeze nk'uruhu rw'umuntu, niko uyu mubiri twambaye umeze. Urabona iyo yambaye ira maske, we iyo ari gukina filime ubona ari inyamaswa, ubona ari ikindi gisimba runaka. Ariko nubwo tugenda inyuma tugaragara nk'abantu rata, kuko yatubwiye ngo mbashyize mu ishusho yanjye, mbahaye kuba umuntu, kwitwa umuntu mu ishusho y'Imana. Yego, ariko uyu mubiri aduhaye ni umubiri w'irari ry'isi, ariko undi muntu ari muri twe. Undi muntu yicaye muri twebwe, ari kugenda muri twe. Ariko uwo muntu, uyu mubiri w'inyuma cyangwa se uyu muntu w'inyuma ashonja cyane iyo wahagije umubiri w'inyuma. Yego, uyu muntu w'inyuma iyo yahaze, uw'imbere abashonje. Uw'imbere iyo ahaze n'uw'inyuma abahaze. Cyo cyatse kuvuga mwacyumvisha. Impamvu uw'imbere agahaza uw'inyuma, nuko uw'imbere afite ububasha bw'ubudahangarwa bwo kuba uyu muntu w'inyuma nawe yamurinda akabaho. Wijeze, ariko ubu muri kumva aka kantu, uw'inyuma ntagahaza uw'imbere, ariko uw'imbere ahaza uw'inyuma. Wijeze, ndakumva data. Ndagira ngo mbamenyeshe ngo rero haranira kunoza uruhu rw'imbere, ariko urw'inyuma reka kurunoza cyane, kubera ko urw'inyuma ruzarangira. Wikwirata ngo uri mwiza seke, ejo urapfa. Uwo mubiri rwose uwo rujoga inyo, ariko ejo uwo mubiri w'imbere uzajya mu gihugu cyo mu ijuru, uzambara ikanzu yererana ugende.
ejo bundi umuhanuzi yarampanura arambwira ati Fane ati mbonye wambaye imyenda yera ati inkweto z'umweru ati kanzu umwe ati hoya ati ubwo se ntubizi ko mbifite birashoboka ko wenda waba ubizi ko mbifite akaba ariyo mpamvu hari wenda uzanye ibyo kuvuga ngo ndejejwe iyo myenda ndayifite n'izo nkweto ndazigira n'igitambaro cyo mu mutwe ndagifite cyererana none ndagira ngo umenye ngo weretswe cyangwa se ni ibintu uzi by'amarangamutima by'umubiri arangije ati hoya ati ni kanzu yererana nabonaga umuntu w'umugabo aguhereza ikanzu yererana ati nkabona wambaye inkweto y'umweru ati nabona gukeye cyane undi nawe umugabo ahanurirwa saa sita z'amanywa aryamye atagiye kumva yumva ijwi rimusanze arambwira atumva nkubwire Fani aba mu ntuza mu ntara abo za Mutara nge ndi mu mujyi wa Kigali arangije atumva uko ijwi rimbwiye ati rirambwiye ngo ati nige wa muhanuzi bita Fani niko Imana yamusanze iramubwira muri make ubwo yanshidikanyagaho abantu bacidikanya ije kubemeza abantu bacidikanya ije kugira ute kubemeza yaba ari unyibazo ku mubiri uyu mubiri naje gusanga ari igiporoporo banza urebe uw'imbere ari kubundi uw'inyuma reka kumwibazaho uw'inyuma tubona akajya asigara Yesu nashima umuntu w'inyuma ajya asigara umuntu w'inyuma ajya atenebuka nukuri ugeze mu kigeragezo umuntu w'inyuma niwe utuma utenebuka kahita avuga ariko ugiye yavuganiye nawe ubu ngubu biri he ibyo yavuganye nawe ubu birimo biraza ati kubona abandi batewe wowe waratabawe hari abantu bajya bagusura nk'uko arata Mose na Nuza ubwo Mose yajyaga muri Egiputa babaga muri Egiputa kwa Farawo tubona ko Farawo yari yarirangiye umutima yanga ko Nuza Mose agenda yambuka ngo agende akajya yinangira umutima kubw'uko ubutwari Imana yari yaramushyizemo irangije Imana iramubwira ngo genda utegeke urangije ingabo za Farawo ziri kuza ziruka cyane Abisiraheli ati bavuze induru cyane ndi gukuntu tuvuze induru tugeze mu kigeragezo ibibazo byandenze inzara yanyishe ibikomere ni byinshi ati ibikomere ni byinshi nuko arangije Mose arangije aravuga ati rero timureke mutuze nimutuza dusenga Imana abandi induru ziri kuvugiriza ariko arangije arasenga akimara gusenga arangije Imana iramubwira ngo ntufite inkoni atefite inkoni bishatse kuvuga iki umuntu wese usenga Imana afite ubutware muri we uku kuboko gufite ubutware muri wowe nukuba kubundi kuri ufitemo ubutware bwo gutegeka umuraba ukuriho ukigirayo wijeze ariko mwumva ikintu cyaje kunsetsa nyuma yabyo nubwo batambutse ariko habonetsemo abagabo bigumura muri uru rugendo n'ataranu bajya bigumura bakavuga ati ariko ubundi nubwo nasenze Imana ati nkaba narayikurikiye ariko ndaje ati ubundi igihe nayihereye nyisenga yavuze umugabo ntawe mbona yavuze inzu ntayo mbona yavuze imodoka ntayo mbona gukomera ntabyo mbona arangije atereka nza nkwereka barangije atereka atariko kwa Farawo havuyemo umugabo arangije yumvisha bene se nanone batanu b'abagabo avuga atari kuriya mugabo uriya mugabo nubwo avuga ngo Farawo ngo aratwanga niwe wamutwangishije kuko niwe wadutezaga ibyago n'ibibazo kugira ngo Farawo atwange yego barangije barigumura barangije basubira inyuma basubiye inyuma abandi Abisiraheli bagira ute barambuka bishatse kuvuga iki muri urugendo wakwigumura hari abari bukomeze hari abantu bari bukomeze wacika intege hari abantu hari umuntu umaramaje mu rugendo hari umuntu rwose urugendo rwe akomeje urugendo rwo gukomeza yo kugera i Kanani kavuga ati nubwo intambara nyinshi ariko ndakomeje ninshaka imburare ariko ndakomeje ninshaka nambara ubusa ariko ndakomeza ninshaka mite ngo ndi umusaza ariko ndakomeje ninshaka mite ati ndi umusambanyi ariko ngize ndakomeje Yesu nashimwe nuko ngo Abisiraheli barangije bagira ute barambuka bamaje kwambuka babandi bigumuye bagenda basanganira Farawo Farawo se bura yari abishimiye n'ukuntu umwana we yari yapfuye nta byishimo yari afite nuko ngo barangije bafata angahita afata icyo bita inuza afata inkota bari bazanye inkota ahita bakerera barapfa se nyarabonye abo yisasira muri urugendo abantu uzabona uzisasira kugira ngo wambuke bishatse kuvuga iki hari abantu bazaba ibiraro kugira ngo we wambuke Yesu nashimwe nudakizwa neza hari abantu badakizwa neza bazaba ibiraro by'abandi hari abantu batwaye imisaraba bazi ngo barawutwaye kandi bawuciyemo kabiri kera
ukaba uri umuvugabutumwa, uri umusambanyi, ukaba uri umuhanuzi, ukaba wakendamo. Njyewe rwose mfite amafaranga, ariko njyewe ndashaka ko nshaka n'izindi nyongera. Oya, ndindira Imana izikore bundi bushyashya. Yarakoze ariko irashaka gukora bundi bushya. Yesu nashima. Nuko ngo barangije kwambuka, ingabo za Farawo zigeze imbere, za Mose zigeze imbere, bageze aho bambuka, babona ingabo za Farawo noneho nazo zinjiye hehe mu mazi. Ari abantu Imana itabara, maze Satani ntanamenye ko Imana ariyo yakoze. Bangize bakivanga no mu nzira Imana yakesha, bangize bakanyuramo, bagacamo. Buriya baba bajya he ko? Bajya he kari Imana iba yakoze? Yesu nashima. Imana yavuga ngo ndatabaye, barangiza bagafata akayira Imana yanyuze, bangiza nabo kakanyuramo, bagashaka maze yarangiza ikabacucumiramo hagati. Wijazi ikabacucumiramo hagati. Yesu nashima. Nuko ngo irangije barakomeza, bageze kubwo hakurya, bambutse ya nyanja itukura. Mu bigaragara iriya nyanja yari ndende, kandi mu bigaragara ntabwo bayigenze saa imwe cyangwa abiri, ahubwo bayigenze, ndetse si twabona ko ari n'umunsi hari. Nubwo wenda bigaragara ko byihuta, ariko mu bigaragara biratinda. Nuko ngo barangije kwambuka, urumva bari bananiwe, bari barushye. Mu bigaragara ingabo za Farawo nubwo zari zibakurikiye, ntabwo bari kubona uburyo baniruka, kuko bari barushye. Yego, bari barushye bananiwe. Nuko ngo Yesu arapfukama, arabibwira ati ko twambutse, none ingabo za Farawo zikaba zidukurikiye, bimeze bituwite tubigenze gute? Nuko ngo arangije iyera mu gihugu cyo mu ijuru iramanuka, ngeramubwira ngo ntufite inkoni. Atefite inkoni, ati yirambura. Ariko ati irambura bishaje ngo bwa butwari yagushyize mu biganza, ugeze ku murwayi, ugeze ku rw'amahembe, ugeze kuwo baroze, ugeze kuwo byajwigiriza ari kuyivuga, tegeka ubundi zimkore ize imanuka. Ubundi hari abantu ujya kubona nkabona bari gusengera abantu bamunigagura, turirukanye. Reka wikwirukana abazimu gutyo. Bwira Imana ngo Mana manuka, uze wirukana imyuka mibi, wirukana ibyiyoberanya, usenye imigambi y'abarozi, kandi nabwo utamukozeho. Bwa butware bwawe n'umukora ufite abadayimoni burahita bukuvaho, kubera ko ubutware buri mu biganza byacu. Ntabwo dukwiriye kubukoza abazimu, ahubwo dukwiriye gutegeka, ubundi bakayigirayo. Yesu nashima. Kuko nge hari abo nakoze mbona biremeye. Nabwiye umubwiye, ndamubwira ati Imana irambwiye ngo urakize, arakira. Nta mpamvu zo gukora ku muntu umunigagura umugira ute. Oya, kora ku muntu umubwira ati mva, iyo iravuze ngo urakize. Niba igize promotion n'amahirwe yo kubikumanukiye, mubwire ko ukize. Kandi unamusengera isengesho vuga ngo kira mu izina rya Data twese. Umubwira ati Mwuka Wera kumanukira aka kanya. Kandi iyo Umwuka Wera yamanutse abazimu barahunga. Nase kubize umucyo n'umwijima birabangikana. Oya hoya. Twigarukira inyuma kwa Farawo no kwa Mose. Nuko ngo arangije Mose arambura ya nkoni. Ingabo za Farawo zagize ute? Ingabo za Farawo zamaje kwimena he mu mazi, ngo zikurikiye Abisiraheli. Burasa zari kubabona, kandi Imana ariyo yacinze. Ariko abantu bahuma amaso, bahume n'amaso yo mu mazi. Koko wijaze bahuma n'amaso, bahuma amaso yo mu mazi koko. Kuko banahuma n'amaso yo mu mazi, babona akayira k'Imana ko mu mazi, barangize banako bakivangamo bakadobye. Yesu naje. Haleluya. Hari igihe Imana igucira akayira ko mu kazi we, kavanga umwana wanjye nkurikije ubutayu bayemo, nkurikije ubuzima bayemo, aya masaha ngucira akayira, agenda ukore. Ndavuze ndi Imana ndategetse. Wagera mukajya kumva kidobya, uriya ntakora neza, uriya mumukuremo, uriya mumusenye. Yego, barangiza bagira ute? Bakakukuramo. Ariko kuko usubiye gusenga, kuko nta kizira wagize ute wivanganye nacyo, nta busambanyi wakoze muri ka kazi, nta byaha wakoze, kiriya gihe Imana irakurwanirira. Yego, yamara kukurwanira ugakomeza ugakora byanga, ariko ugakora kandi ukabona amafaranga ukabaho na neza. Yesu naje. Mose ayitegeka nyine inkona ayikozaho, kakayira Imana yagize ute yari yaciye, ihita ikazane y'amazi, ahita yongera irayarekura di, ihita iyabumba. Noneho mbaza ngo byagenze gute? Amazi yibumbye, ingabo za Farawo zose zageze he mu mazi hagati. Mazi yari irangije ikora ikimenyetso cy'ibyiza gusa.
irangije irabatwikira. Imaze kubatwikira kugira ngo Abisiraheli kuko bambutse, kugira ngo ibereke ikimenyetso cy'ibyiza cy'uko yabatabaye, ndetse ngo nibibagenda ibereke ko yabikoze. Ibona bari kureremba hejuru y'amazi. Imana igira ibintu irerembya hejuru. Wijeje Imana igira ibintu irerembya. Kuko ibihe turimo ntago ari ibihe byo guseka rega, nta nubwo ibihe turimo ari byo kudamarara. Ibihe turimo ntago ari byo kwambara costume, ntago ibihe turimo ari byo gutegura umwenda mwiza ukawushyira hariya. Ni ibihe byo kwambara ibigunira ugasenga, ibigunira ugasenga, ukarushaho kwambara imbaraga, ukarushaho gukizwa ku gato no ku kanini. Imana ibamere umugisha. Nkaba rero nasoza iki kibwiriza kubera ko ari Imana reka twasa nk'udusoreza aha, kubera ko tuba twavuze Imana n'abandi bavuze, ariko nawe ndagira ngo wumve aya masaha, kandi ijambo wumvishe uritahane, kandi ijambo wumvishe nturisige hano, ahubwo urigendane. Ndagira ngo rero ugendere mu nzira y'abakiranutsi, ntugendere mu nzira y'abarimbuka, ahubwo ugendere mu nzira y'abakiranutsi bazajya mu bwami bwo mu ijuru. Nkaba rero nabaha nimero za telefoni hanyuma nkasoza. Nimero za telefoni 0784 629 0784 629. Reka dusenge. Mana turagushimye, turaguhimbaje, uri Imana nziza, uri Imana ikomeye. Tugushimiye kubwira ijambo tumaze kumva. Reka abantu bawe baryumvishije urusheho kuribashingisha mu mitima yabo, urusheho kubakomeza, urusheho kubambika imbaraga, kandi Uwiteka ubahe agakiza, kandi ubambika imbaraga, kandi ubahe ubugingo. Urakoze kumvira isengesho, mbisabye nizeye izina rya Data wa twese mu izina rya Yesu, amen.